Satani ntago akwereka icyo wamaze gushyikira kandi abashaka kukikwiba. Akwereka ibyo utarageraho kandi akakwibutsa ko uratari umuhamagaro wawe, we hatari n'ibyawe. Yarangiza akagukubita agakingirizo ku maso. Uwakugeza mu bitaro ukareba abantu bamaze kuryama batagifite akaguru, ukabona abamaboko yamaze kuvaho, ukabona ababyeyi badafite ibyiringiro byo kubyara barimo kuvuga ati niba n'urupfu rubaho niyo mahitamo ya nyuma kibe twari twipfiriye. Wafata icyemezo cyo gushima Imana iramutse iguhishuriye ibihumbi barimo kubika kuri radiyo ko byamaze gutaha, wakwibaza ikiguzi watanze kugira ngo njye nawe uyu mwanya tube turi bazima. Imana iramutse ikweretse abantu imvura imaze gutambuka, Imana ikakwereka abantu imigezi yatwaye, Imana ikakwereka uyu mwanya abantu babuze, niba bari mu isi, niba bari mu kirere, niba bazwi, niba bafite inkomoko, niba bariho ku bwabo gusa, niba bibeshejeho, niba bariho ku giti cyabo, uyu mwanya wakwibaza ukavuga ati Imana yewe ndagushima. Uhereye uwo mwanya wahita ufata icyemezo, aka kanya ukavuga ati warakoze Imana. Turagushimye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimye kuri Jehova Rafa, turagushimye kuri Elohim, Imana ifite imbaraga, Imana ivuga bikaba. Lezomperanke bonede selabire taibe. Turaguhamagaye ngo udukingukire iki kirere, twomatane nawe iki kirere, tube connecte nawe iki kirere. Haleluya, tubaho kukunezeza kandi izina ryawe ribe ryo kwishimirwa hagati muri twe. Uhereye none aha n'ibihe byose uduhe imitima ishenjaguritse, imitima yo kwihana, imitima yo kuboho, imitima yo kukwegera, imitima Yesu, imbaraga zawe abe zituganza, aba arizo zituzaho, kuko ushoboye byose urakoze. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Uyu mwanya rero ni umwanya ukomeye kandi nanone udasanzwe cyane, ni umwanya ufite imbaraga. Buramureke mbabwire. Haleluya. Mu buzima bwa buri munsi no mu mibereho ya buri munsi hari ikintu gishobora kuzaturengera kimwe gusa, nuko twakiranuka. Nazindukanye ijambo mu mutima wanjye kandi ndimaranye n'iminsi, riboneka hari mu gitabo cy'imigani ibice byaho 29 ku murongo waho wa 18. Ijambo tukiri kurishaka, reka turirimbe umuririmbyi w'120. Satani yanebote
haleluya. Nubwo bimaze gutya, haleluya, ariko mfite umuntu mvugira. Kandi ntimugire ngo ni Kadogo, ntimutekereze ko ari Rushati, ntimutekereze ko ari utazwi. Afite n'izina, yitwa Rukundo. Hoya mpamya yuko izina ryanjye ritari ku mufuka gusa, ahubwo riri no mu mutima we. Haleluya. Ntabwo izina ryanjye yaryanditse mu gitabo gusa ngo abike mu kabati cyangwa ashyire n'ahandi mu bubiko. Ntabwo yaryarestaye muri mashini abike hariya, ahubwo yaribitse mu bubiko bukomeye, yarishyize mu mutima we. Arangije araribika, aravuga ati iri zina niho mbitse izina ry'umukunzi wanjye. Haleluya. Ese ibyo byiringiro nawe urabifite? Yo, haleluya, haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo intege nkeya zivemo, maze hagaragara imbaraga, dukore umurimo w'Imana. Haleluya. Ijambo ryarabwiye ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye, Uwiteka azururukaze hagati muri twe, azakora imirimo n'ibitangaza bimenyekane ko ayo materaniro yahaye mu mugisha. Haleluya. Ntabwo turiho ku mbaraga z'abantu, ntabwo turiho ku rukundo rwabo, ntabwo turiho kuko babishaka, ntabwo turiho kuko babyemeye, ahubwo turiho kubw'umugambi w'Imana. Imana iramutse iguhishuriye ibihumbi barimo kubika kuri radiyo ko byamaze gutaha, wakwibaza ikiguzi watanze kugira ngo njye nawe uyu mwanya tube turi bazima. Imana iramutse ikweretse abantu imvura imaze gutambuka, Imana ikakwereka abantu imigezi yatwaye, Imana ikakwereka uyu mwanya abantu babuze, niba bari mu isi, niba bari mu kirere, niba bazwi, niba bafite inkomoko, niba bariho ku bwabo gusa, niba bibeshejeho, niba bariho ku giti cyabo, uyu mwanya wakwibaza ukavuga ati Mana, yewe ndagushima. Uhereye uwo mwanya wahita ufata icyemezo, aka kanya ukavuga ati warakoze Mana, warakoze Mana kundi, warakoze Mana kubana nanjye, warakoze ni ukuri kugendana nanjye, warakoze kujya imbere zanjye, warakoze kundindira ubuzima, warakoze kurinda urubyaro rwanjye, warakoze kurinda famiye, warakoze kurinda karitsiye, warakoze kurinda uyu murenge wacu, warakoze kuturindira akarere, warakoze kuturindira igihugu, warakoze, 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 warakoze. Yo, wavuga ati warakoze Mana. Uwakugeza mu bitaro ukareba abantu bamaze kuryama batagifite akaguru, ukabona ab'amaboko yamaze kuvaho, ukabona ababyeyi badafite ibyiringiro byo kubyara, barimo kuvuga ati niba n'urupfu rubaho, niba amahitamo ya nyuma kibe twari twipfiriye, wafata icyemezo cyo gushima Imana, wafata icyemezo cyo kuramya Imana, wareka ibyaha ugahitamo gukiranuka, wareka inzira mbi ugahitamo inzira y'umucyo, wareka kwifatikanya n'abatizera ugatangira kubona ineza y'Imana. Wakugeza hariya mu rukiko, ureba abantu bananiwe kwisobanura bagatsindwa, bakabakatira imyaka y'ubugingo, bakajya gukora uburoko budasobanutse kubera kunanirwa kwisobanura, kubera kutamenya amategeko. Ukabona gereza irimo nk'ibice bigera nko muri ibi, haba harimo igice kirengana, haba harimo n'igice kizira ibyaha byacu, muranda. Ariko abo bose bagize ute? Barafunzwe, kandi ni ngombwa bagira ute? Bafungwe, muranyuma. Rero niyo Imana igukoze ku maso, uramutse ubonye iryo hishurirwa, uramutse usobanuriwe ibyo bihe, abo bantu uramutse ubamenye, wafata icyemezo. Wari ukwiriye gushimira Imana yakuremye ikakugira umuntu, yikuremye ikakugira itungo, hari urubanza rwo wari gushima.
iyo wibaza Imana yikugira nk'inkoko ikakugira nk'isake, si ukukotsa se, ibyo birazwi. iyo ikugira inkokokazi uba utera amagi bakayaryamo umureti. iyo Imana ikugira igiti bakakubazamo imbaho, bari kugucanamo amakara, bari kugukoramo umuyugi. ubu se yikugira nk'ikimasa wari kuzarenga iyi Noheli tugiye kwinjiramo, byarenga ubunani wari kuzabutambuka. reba imyaka umaze, umbwire ko iyi myaka yose warayitambutse yuza kuba inka. wari ukwiriye gushimira Imana rero, wari ukwiriye gushimira Imana uko biri kose. hari abantu mwavukanye uyu munsi batagifite n'ako gasura, bafite amazina y'insuzugurwa, biswe indaya, bitwa ibisambo, bitwa indaya, bitwa mu Giswahili nabo bajya babita ngo ni abashege. Abashege murabazi, ariko nako dufite irindi zina mu Kinyarwanda babita imyite. Umwite murawuzi? umwite ni umuntu udafite impuhwe n'imbabazi na kimuntu na kirazira ku buzima bwe. niba atekereje kukwibara kwiba, niba ngombwa kugerekeho n'ibuye. niba atekereje gutobora inzu, aremera arayihinga rimukereho. n'ubundi n'umufata ni wa muntu ntiwamubonaho n'igihumbi, wanamukubita wamugwaho leta yagufunga. kubera iki? ni umwite. nta kintu agira, ntacyo ababarira, nta n'icyo atinya, nta n'ikimutera gusubira inyuma. Yesu wacu nashimwe cyane. niba Imana yarakugize umuntu w'akamaro, hereza agaciro icyo ngicyo Uwiteka yakugize. nubwo utaparitse imodoka hariya nk'abandi bose, ariko uko nguko uri biramaze. manza ushimire Imana ibyo yakoze, manza ushimire Imana higejeje ikora, manza ushimire Imana nako gasura ufite ni Yesu. ubu se ni kumpa abarozi baroga ni bake, ni kumbabaza abacuraguzi barara bacuragura ntibihagije. Yesu nashimwe cyane. hano hari abantu benshi nahagurutsa babahamya, kavuga ati njye ntabwo nari nzi ko uyu munsi nawugezaho, nkurikije ukuntu abarozi bandoga, ibyoherezanya barohereza, abacuraguzi baracuragura, abibitamikano narariye, yewe n'ibyo ntazi barabikoze, ibitegano barateze, ariko Yesu gira neza arandinda. Haleluya! ariko Yesu gira neza agira ute? arandinda. buracya burongera, buracya bunarongera, n'uyu munsi bwongeye. cyubahiro n'ishimwe. Haleluya! nako kazi nubwo gasuzugura, hari uwaguhishurira ibihumbi bikifuza. iyo ntebe wicayeho, uwaguhishurira amamiliyoni y'abantu bayifuza kuyicaraho. nk'uko uyicaraho bakitwa uko witwa, bakamera uko nguko uri. wabwira Imana ati Imana warakoze. reka nze mbabwire ikintu gica abantu intege. Satani ntago akwereka icyo wamaze gushyikira, kandi aba ashaka kukikwiba. nyumva neza, akwereka ibyo utarageraho, kandi akakwibutsa ko uratari umuhamagaro wawe, we hatari n'ibyawe. yarangiza akagukubita agakingirizo ku maso. yarangiza akabigenza ute? akagukubita agakingirizo ku maso, bayita fime. yamara kugukubita fime ku maso, ubundi ukajya ureba ibyo wasize inyuma, mu cyimbo cyo kureba ibyo ushaka gusingira hehe imbere y'amaso yawe. ongera ubwira Satani ngo sigara mu butayu kuko njye mbonye musohotsemo. Haleluya! mu minsi 40 Yesu yahuye na Satani mu butayu.
Satani bitewe ko yari azi uburyo inzara iryana, aravuga ati reka Yesu mwibutse ko imitsima igira gute iryoha, kandi afite imbaraga n'ubushobozi bwinshi cyane. Ati se kuri umwana w'Imana, niko kuri umwana w'Imana wabwiriwe rigahinduka umutsima, ko birashoboka ukirira. Yesu aramubwira ngo handitswe ngo, haleluya, Yesu agira ute? Yesu aramubwira ngo handitswe ngo ntabwo umuntu atungwa n'imitsima gusa, ahubwo umuntu atungwa n'iki? N'ijambo ry'Imana. Abakristo badafite ijambo rero barababwira ati somereho harani kurwarwa, ati naba runaka ntibanywa, ati nta kibazo niba nawe yasomye, ati hano niho runaka mwera, ati ntacyo nanjye mu mensoni. Wabyumvishije? Imana ntizakubaza ibya runaka, izakubaza ibyo ku giti cyawe. Niba uri umukobwa, hagarara ku bukobwa bwawe, wihereza karibu abahisi n'abagenzi, hagarara ku bukobwa bwawe, biri mu mwanya, mbese ihereza agaciro. Umugabo bita Pawulo yahawe imbaraga zikomeye cyane ubwo yari amaze kugera i Roma. Natwe uyu munsi abaririmbyi nibo buze umwanya bati mwami Yesu we turasaba imbaraga na za zindi wahaye Pawulo ageze i Roma. Ageze i Roma asenya ibiheko, ageze i Roma asenya abibone, ageze i Roma asenya imitima yari yinangiye, ageze i Roma yubaka ubwami bw'Imana, ageze i Roma agera mu masezerano yiwe. Haleluya. Ageze i Roma abarasingiye, arangije, haleluya, ageze abantu aho bari bakwiriye, arababwira ngo dufite Imana ndetse n'umwana wayo, dufite Imana. Haleluya. Dufite iki yemwe? Dufite iki? Imana itugirire neza cyane. Buriya abantu bafite Imana barayiyegurira. Mu mategeko abiri akomeye Imana yahaye Mose, yaramubwiye ngo itegeko rya mbere, ntuzagire izindi mana izo arizo zose, yaba ibigirwamana bivuga, yaba ibitavuga, yaba ibibajwe, yaba ibisizwe, ibyo ngibyo murimo kunyumva, ntihazagire ikindi kigirwamana icyo ari cyo cyose mundutisha, musenga, muvuga mu cyimbo cyawe. Haleluya. Amen. Irangije iryo tegeko irishyiraho. Niyo mpamvu ubona hari igihe umubyeyi Imana imuhereza nk'umwana, yajya mureba uburyo basa, uburyo avuga, uburyo arimo yiga kuvuga, uburyo amaze kumenya kuvuga, uburyo ari kuzana amanota meza, yarangiza atenda mwishimiye. Uwo mwana Imana yamukwambura, niyo yamuguhaye, ariko izina ry'Imana rigasigara rihabwa iki? Icyubahiro. Abayisiraheli basenze imana z'ibimasa hara mu butayu, Imana ibicana nabyo barapfa, kandi Imana isigara yitwa iki? Ntibyatumije Joshua na Kalebu batagera mu gihugu cy'isezerano, kandi izina ry'Imana risigara ryitwa izina ry'Imana. Niyo mpamvu Imana ishobora kuguhereza n'umwambaro yawe, n'uwo mwambaro urimo urawukoresha ubwibone, urimo urawushyira kure y'Imana, Imana yawukwaka, ariko igasigara yitwa iki? Imana. Imana irafuha. Imana ifuhira izina ryayo. Imana ifuhira izina ryayo. Ubyemere cyangwa ubyange, Imana ishaka umuntu yubaha, Imana ishaka umuntu yihereza umwanya, Imana ishaka umuntu ufata ibitekerezo bye, ufata ubwenge bwe, bifata imbaraga ze, akabishyira hehe? Ku Mana. Imana itugirire neza cyane. Imana ishobora kuguhereza n'itungo, yabona ushaka kurirutisha Imana yari guhayira, rirapfa, uraribura, urarihomba. Telefone, Imana ikaguha telefone ukayirutisha Imana, yagwa mu mazi cyangwa bakanayikandagira bikarangira. Kubera ko nibibona utayifite wayiramye ukayishima. Iyo ngira yikwaka. Ijambo ryarambwiye ngo aho kugira Imana iguhombe, wewe uri umutungo w'Imana, aho kugira Imana iguhombe, yaguhombya
yamara kuguhombya ugasigara uri kuyishima. Kandi iyo bagarutse shaho iyo bagarutse sinzasubira inyuma, niyo baza bari kuririmba ngo sinzasubira inyuma, niyo baza bari kuririmba iyo bagarutse. Haleluya, sinzasubira inyuma, niyo baza bari kugira ute, bari kuririmba. Ubundi wari ugiye kumara yikize gukererwa gusa. Inyuma rugiye kumara yiki. Hari umugabo kera twagiraga muri karitsiye, umuntu wabaga wakoze amafuti wese yabati ati rwose ati mureke iyo ndindagiza inyanaka, ati muyireke. Make yarindagiye, yaretse umuhamagaro, yaretse ibyiza, yarindagiye. Yavuye mu masengesho yasubiye yagayaga, yarindagiye. Yavuye mu byicaro bizima yisubije ahabi, yagize gute, yarindagiye. Avuye ku meza ateguwe asubiye aho ahindanijwe, uwo muntu yarindagiye. Imana ibabarira indindagizi. Ni ukuri pe. Yesu nashimwe cyane. Buriya ibyaha byose nabishyize muri classe ebyiri. Haleluya. Classe ya mbere ni iyi. Hari ibyaha abantu bakora bazi ko bakoze ibyaha. Ndabeshye. Sari ibyaha mukora muzi ati iki ndagikoze tu. Yewe hari n'ababitegura bakabisiga n'amavuta, bakabiha n'umunsi n'amasaha. Ndabeshye. Ibyo rero ni ibyaha abantu bakora babiteguye. Ariko hari n'ibyaha abantu bakora batabizi, akakigwa akabakoze icyaha atagize ute, atabizi. Ariko ibyo byose tubwira Imana ngo tubabare, kuko Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi, aramwe arahamagara, yemwe abarushe n'abaremerewe, yemwe abari kure, yemwe munyumve, yemwe abari mu burasirazuba nimuze, namwe abari mu burengero bw'izuba nimuze, abari mu majyaruguru nimuze, yemwe n'abari mu majyepfo namwe nimuze. Haleluya. Aracyateza iki yemwe? Amaboko. Ninde nande ategereje? Ni njyewe nawe. Haleluya. Adutegereje ngo atugirire neza. Nasomye ijambo ry'Imana ahangaha mu Migani 29:18 ngo aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge, ngo ariko ukomeza amategeko abahirwa. Haleluya. Aho guhishurirwa kutari, aho gusenga kutari, aho kwiriza ubusa kutari, aho kubaha Imana kutari, abantu barabeshya. Aho kunezeza Imana kutari, abantu bigira inkora amacungo. Aho ihishurirwa ihishurirwa ryo murabizi, bamwe baryita ngo ni ukurota, abandi bakaryita inzozi, abandi bakavuga ko ari ukuryama umuntu agasubira mu byahise, bavuga kwinshi. Ariko mu by'ukuri ijambo ihishurirwa, haleluya, ijambo iki ihishurirwa, ijambo ihishurirwa ni umugambi. Haleluya. Ni umugambi wazindukanye, urangije uwutekerezaho, urangije urawusengera, urangije urawugambirira, nuko Imana iragushoboza, urangije urasohora mu izina. Haleluya. Yesu rinda abakozi bihe, Yesu rinda abo yahamagaye, Yesu rinda abo yararitse. Niba ugiteza amaboko ku bwawe, niba ugiteza amaboko ku bwanjye, ni njyewe nawe ategereje ngo atugirire neza. Reka nkubwire mwene data, nta kibazo urimo Yesu ananiwe, nta ngorane urimo gucamo Yesu agize ute, ananiwe. Murimo kunkurikirana? Ibyo ngibyo byose Yesu arabishoboye. Ibyo ngibyo byose Yesu nta na kimwe adashoboye. Haleluya. Ngo niwe ukomeza kandi niwe ugira gute yemwe, niwe uhohora ibiboshye, niwe utegeka, niwe urema, kandi ngo ibyo aremye niwe ubasha kunagira gute yemwe, kubigira gute. Oya, mundebe neza abantu bahuze mu amaso yanya arebe nje.
Haleluya. Amaso yanyu arebe nde? Arebe nde. Uyu mwanya ni njyewe mwicaye hano muri kureba. Nawe nuza ndaza kukubaha nkurebe. Haleluya. Niba amaso yawe atari njyewe ari kureba wisohoteye, uragaruka yenda hageze undi mubwiriza wishimiye abari ureba. Haleluya. Uwiteka ni ugira ikintu avuga, yamara kukivuga akanagikomeza, akanagisohoza, ukakibona mu izina rya Yesu. None se hakomeye siko wanyu wavuze ko wenda gupfa? Hakomeye abapfumu bavuze ko utazarenga 25. Hari umuntu nasengeye ejo, abadayimoni baravuga ngo uyu mugabo araduhemukiye rwose atumenesheje amabanga. Twari tuzi ko 25 tarazirenga. Ndababwira ngo n'ayandi murayamena muyavuge. Bimeze gute ubundi mwari buzamwicire? Byari buzagende gute? Abadayimoni baravuga. Haleluya. Ariko ndashima Imana yera yo mu ijuru, kuwo gupfa yamuhaye ubuzima, kuwo gupfa yamuhaye ubugingo. Haleluya. Kuwo gupfa yamwongereye iminsi yo kugira ute no kubaho. Iracyari ya Mana rero ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iracyari Imana yagusezeranije, iracyari ya Mana yabanye nawe, iracyari ya Mana, iracyari ya Mana. Yohereza kawunga icyo kiro ijoro rigacya mu izina rya Yesu. Iracyari ya Mana. Haleluya. Yavuganye nawe. Imana yacu turengere cyane. Ndagira ngo dushime Imana. Ariko tutarashima Imana, utekereze uvuga ate se njye mfite irihe hishirirwa muri iyi minsi? Aho ntabwo impano yanjye naba narayitabye. Reba, urimo kuririmba neza nk'abaririmba. Diyakoni, reba kuri kubukora neza. Munyamasengesho, reba kuri gusenga neza. Haleluya. Nari nzimiye nk'intama, maze Yesu arambona, nuko ansubiza mu rwuri rwanjyana i Gologota. Haleluya. Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ndi kumwe nabo mu ijuru imbere ya ntebe. Oya, mu mirimo Imana yakoze kuva witwa wowe, uri kubona ari ikihe cyayinaniye? Nukubwira hagarara ikurye irangire. Haleluya. Nukubwira umusozi uri imbere yawe ucikamo kabiri utambuke. Nukubwira ikigaragazo cyari imbere zawe ngo kirangire, nukuhindurirwa izina. Nukubwira amakuba cyangwa ibyago biveho, nuko icyubahiro cyawe kigaragara. Nta kigeragezo kiba ku muntu atari rusange mu bantu. Si weho wa mbere wicaye kuri iyo ntebe, si nawe wa nyuma wicaye kuri iyo nkono. Yesu aje guhindura ibintu, kubahisha ku buzima bwawe. Ariko ibyo byose bibera ugize gute yemwe? Uwizeye. Wizeye ko hari icyo Yesu yakora, wizeye ko Yesu yakubohora. Imana iri kumbwira ngo uyu munsi abantu bafite gutuza muri bo barabona Imana. Haleluya. Umwuka w'Imana ari kumbwira ngo uyu munsi abantu bagiye kwakira imbaraga zidasanzwe mu buryo bwo kubohoka ndetse no gushima Imana bundi bushya. Abantu bari bamaze iminsi ku ntebe z'amarira, ariko mbabwire ngo hasigaye kuramya Imana gusa. Abantu bari bamaze umwanya mu butayu, ariko mbabwire ngo dore turayambutse inyanja itukura. Haleluya. Amen. Ngo ya nyanja nzayambuka n'ibirenge, hakurya nzahurirayo n'abera. Aka karirimbo kera abantu barakaririmbaga bakajya mu mwuka. Uyu munsi nawe ujye mu mwuka mu izina rya Yesu. Uyu munsi nawe wakira imbaraga z'umwuka we mu izina rya Yesu. Haleluya. Mureke mbabwire ikosa rimwe Farawo yakoze, hanyuma dusenge Imana. Murabona Farawo yateguye ingabo zigendera ku magare, ategura ingabo zikoresha amafarashi,
arangije ategura ingabo, murimo kunyumva neza, ategura ingabo zizarinda igihugu, muri kunyumva? Nuko arangije ategura n'izindi ngabo zizaba ku mpande z'igihugu, zizategura imipaka, muri kunyumva? Noneho yibagirwa gutegura ingabo zizarwanira ku mazi. Niyo mpamvu kiriya gihe bageze ku mazi bakurikira Abayisiraheli, bigiye ngo ni inzira isanzwe, bakigeramo bavamo baheramo, kuko ntabwo bari bazi kurwanira iki ku mazi. Haleluya, amen. Imana iguhishurira inzira turi kujyamo, Imana iguhishurira icyerekezo twerekejemo. Aho hera, aho hera, nifuza kuzagerayo, nkajya ndirimba n'abera bose indirimbo zo kunesha. Aho hera, aho hera, aho hera, nifuza kuzagerayo. Haleluya, ngo ndirimbane n'abera bose indirimbo zo kunesha. Hari indirimbo z'abantu bihanganye bajya baririmba, hari indirimbo z'abantu banesheje ibigeragezo, amagorwa, agasuzuguro. Hari indirimbo z'abantu banesheje, hari indirimbo z'abantu basenze, hari indirimbo z'abantu bihanganye, hari indirimbo z'abantu batindanye n'Imana. Kuko ngo Mose nawe yatindanye n'Imana, ngo barasa. Haleluya, bagira ute? Barasa. Ngo agarutse abantu babona yabaye nk'umuriro, baravuga ati byagenze gute? Batazi ko Mose yasanye n'iki? N'Imana. Nawe abantu bagiye kukwibeshaho, abantu bagiye kukwibeshaho, abantu bagiye gutungurwa n'iki Imana igiye kugukorera. Imana yampaye ijambo irambwira ngo nze mbabwire vuba bidatinze. Haleluya, umwaka utarahera, vuba bidatinze Imana igiye gukora igitangaza hagati muri twe. Vuba bitagize ute yemwe? Reka dusomere ijambo mu Baroma tugiye gusengeramo. Abaroma ibice 16 ku murongo waho wa 20. Haranditswe ngo umutwe w'amagambo intashyo. Iyi ni intashyo ijuru rigize gute ritwoherereje uyu munsi. Haranditswe ngo Imana nyiramahoro izabamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane nande, Imana itugirire neza cyane. Bidatinze Imana igiye kukumenagurira abacuraguzi, bidatinze Imana igiye kukumenagurira abarozi, bidatinze abagupinga Imana igiye kubamenagura pa imitwe biramenetse mu izina rya Yesu. Bidatinze, bitagize ute yemwe? Bitagize gute? Bidatinze Imana igiye gutwika karande n'inyatsi. Bidatinze, ariko mu nyumve neza kakanje, bitagize ute? Bidatinze Imana igiye kuvana umusozi wari imbere y'amaso. Bidatinze Imana iciye akagozi kari gafunze amafaranga. Bidatinze Imana igiye kuvanaho inzitizi yatuma gutabona visa. Bidatinze Imana igiye kuvanaho ikibari cyari cyarabaye inzitizi ku buzima bwawe. Bidatinze, bidatinze ubuntu bw'umwami Imana bubane nawe. Bidatinze mu rugo ariko umuririmbyi yuzuye umwuka, niboneye urukundo rw'Umukiza, urwo rukundo nirwo runezeza, afite izina ryiza uwo wabunze, Imana Data n'Umwana we Yesu. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Nashimishijwe n'urukundo
rwose mu bintu byose mu kubaho kwanjye mu gihe ngera nkomeza mwami sinjye ndengenyine umbe hafi mu rugendo rwanjye nkomeza mwami sinjye ndengenyine umbe hafi mu rugendo rwanjye. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mana Data wa twese, twumvishe ijambo ngo vuba bidatinze icyo wavuganye natwe kirasohoye. Ubuntu bwawe Mwami Mana buje kubana nawe. Urakoze kubw'ijambo ryawe ryo kudusubiza mu mbaraga. Urakoze kubw'ijambo ryawe riratubohoye kandi natwe turabohoterwa, turakomeye pe. Niba uri mu mwuka tera haleluya. Mana, iki ni ikimenyetso cy'uko twabohowe nawe. Iki ni ikimenyetso cy'uko turengewe nawe. Iri teraniro tubishize mu biganza byawe, ng'imigisha y'amajya n'amazi ituzeho twese none n'ibihe byose. Urakoze. Amen. 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 Mana duhana umugisha.